ntago byari bikwiriye yari kubyora kuko ntago none se ibyabaye byose nawe hari ibyo yagiye aboneka amavuga ku bandi ntago buri kintu cyose wumvishije wakwihuta ngo ngiye kuri ribu ngiye kuri none se wiyavuze abandi ko batajyayo Juste agira gutya agacana umuriro agaca ku ruhande akawuzimya niba ari umwuka wera afite niba ari uburyaryo sinapfa kubona aho mushyira aranivovose cyane yagiye kuri kamera aramutse ati rwose Reyira ndimbwa ubibone mu kanya ati Reyira burya ndanakwemera rwose umbabarire Korode avuga ku bantu ariko we bamuvuga akarakara urumva Juste ryagoba yarihise arivamo na Reyira rimukuyemo abandi ngo Bowazi si umukristo abandi ngo yari umusambanyi urumva bahise baturoga mu mutwe duhita twumva ko Bowazi atari umukozi w'Imana ariko biza kuntungura Bowazi afunguwe ese buriya kiriya kintu ntago cyakabaye cyarabahaye isomo ryo guceceka ahubwo bakihana bakareka guca imanza Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV mumeze gute ndakeka ko mumeze neza cyane ingini Big Town TV. My name is Bakti tukaba turi kumwe akakanya muri iki kiganiro tugiye kugirana hano mu kanya gatoya uraza kumenya byinshi utazi wo urimo kurikirana Big Town TV. So reka tubanze duhikaze uyu mama turi kumwe hano imbere ya camera za Big Town TV nagwa rubwa mbere akunda kutubwira ibintu byinshi iyo byakomeye araza akabicamo gatoya akabishyira ku murongo maze bikagenda fresh kabisa reka tubanze tumuhikaze ibindi baza kubimenya mu kanya gatoya. Welcome to Big Town TV mama. Ndabasohoje abakunzi bacu abafana bacu abadukurikira mwese yambi yego natwe turagusuhuza twaguhaye ikaze kandi okay murakoze ubushize naraje sinivuga amazina amazina nitwa Umuhoza Joseline ego muri nabwiye ko muri filime nitwa Ivona ego Joseline urakoze cyane kuba uri kumwe natwe kuri Big Town TV uyu munsi. Yes, ni umuntu wakurikiranye cyane ibi ngibi biri kubera hagati ya Claude and Laila, Ezekiel, Karos, Mama Charlene na Justin. Yego. Ese ibi bintu byatangiriye hehe? Ibi bintu byatangiye kuri Mama Charlene. Hari ikiganiro yakoze abo bagabo abita Nyagasozi. Niho byazamukiye batangira gushitingana bya hatari. Ego. Ese kubera iki yabise Nyagasozi? Urumva aba bantu ni abakozi b'Imana. Bahuriraho twebwe tutazi. Bafite uko babanye reka tuvuge ngo kera bafite uko babanye wenda kera Imana itarahindura amateka ubu ngubu bari ku rwego rwo hejuru ubwo rero kwita umuntu Nyagasozi bifite uko byatangiye bafite ukuntu baziranye gusa ntago byari bikwiriye nk'umukozi w'Imana ntago ndi bumushitinge nanjye ariko nk'umuntu w'umukozi w'Imana ntago byari bikwiriye ntago byari bikwiriye uriya ni umumama agira ibiganiro byiza ku bagore nabwira abagore uko Imana itabara uko Imana igirengera ntago ari ngombwa kugira ngo aba bakozi b'Imana binjire mu bintu by'amatiku yego ntago muri make twebwe ntago twifuza kubibabonamo turifuza ko twajya tubabona bavuga Imana batubwira Imana babonye bakatubwira Imana bakoreye yego nk'umuntu wakurikiranye hafi cyane kandi uyu munsi urashaka kutubwira solution cyangwa kubagira inama cyangwa gospel isigaye irimo amatiku menshi cyane sinzi impamvu ntabwo byari bikwiriye nk'abakozi b'Imana nk'urugero Karosi ni umukozi w'Imana ni umuntu ufite ubuhamya bwubaka nge bwaranamfashije
nkurikije aho Imana yamukuye n'ibintu yaciyemo ntago yakabaye ahagarara ngo atukane na mama Sharirene. Ese we yamurushije iki nk'umukozi w'Imana? Muri make nta muntu n'umwe wigeze werera undi imbuto, kandi ijambo ry'Imana nuko twigishijwe biravuga ngo twere imbuto. Nk'abantu b'abakozi b'Imana dukurikira bafite ukundi kuntu bari kubikora, ariko ntago byari guhita biza batukane bajye ku bintu by'ibibuno. Ibaze nyine umuntu w'umukozi w'Imana ngo ikibuno biriya ntago ari ibintu by'abakozi b'Imana. Byaradushenye, ndetse n'abakurikirana biriya biganiro nkeka ko basenyutse mu mutima. Ntago ari byiza rero, dukeneye kubabona bavuga rya jambo ry'Imana bavugaga. Dukeneye kubabona batubwira za mpuguro zabo. Ntago dukeneye kubabona kuri ibi bintu byo gutukana. Nibareka abapagani batukane, ariko bo ni abakozi b'Imana. Ni ahubwo nibazenguruke bariya, urabona ko bariya bantu ni itsinda rinini. Bakabaye kuba bavuga ngo mbo uyu munsi turajya Nyabugogo dukoresha igiterane, tubwire abasinzi bave mu businzi n'urugero, kuri Mbabo mu muhanda bajye mu byaro bakoresha ibiterane abantu bakizwe. Ntago twakabaye tubabona muri ibi bintu, twakabaye tubabona mu biterane bari kwigisha ijambo ry'Imana. Yego. Okay. Ibyo bintu byose turaza kubigarukaho mu kanya gatoya. Tunajya mu bitekerezo byawe uze kutubwira icyo ubabwira cyangwa inama uri bubagire. Ariko mbere ya byose reka dutangire aho byatangiye, ukuntu byaje gukomeza bigera kwa Raila, bigera kwa Claude, bigera kwa kuko twabonye ikiganiro cya Claude nawe ejo ari kuvuga. Ariko amakuru mfite nuko Claude hari abantu yagiye kurega kuri RIB. Niyo makuru mfite. Ariko kwa mama Sharirene byo ho byatangiye gute? Kuko nje sinjya nkurikirana ibi byose, ariko yo byangezeho mbashaka no kubimenya nanjye. Urumva nuko byatangiye yitabariya Bagabo Nyagasozi, ariko ari no kwisobanura. Usibye ko abantu tutajya twumva ibintu kimwe, yari ari kuvuga ati umugore wa Ezekiel bamutunze kamera, ntago yamuvuga neza babaye batari kumwe. Uwa Claude bamutunze kamera ntiyamuvuga neza babaye batakiri kumwe. Naho byatangiriye, Claude azamuka avuga ati sinshaka ko umugore wanjye umuzana muri iyi mihanda. N'aba Ezekiel bazamukiraho bikomeza gutyo. Gusa nk'ikintu nabwira Claude, ntago ari ngombwa ngo abijyane muri RIB, kuko urumva bose baratukanye. Batukana ibitutsi birenze, yahazamo Raila avuga kari gobe ry'imbwa, mbese baratukanye. Raila se yaje kubyinjiramo gute? Urumva nawe yakoze ikiganiro. Muri make iyo ndebye nk'ibiganiro bya Raila, ni yaje ari nk'umuntu uvugira abagore, uha igitsina gore agaciro. Abati ntago byari bikwiriye ko mwashitinga umukozi w'Imana. Nawe nyine aza byinjiramo gutyo, tubibona gutyo yabyinjiyemo. Ndumva haraje no kuza umutangabuhamya avuga kuntu Claude ngo yari kazunyuri, ngo yibye ihene. Biriya nabyo kuri uriya mupasiteri nabyo ntago byari bikwiriye. Niba nawe ari umupasiteri, ntago biriya bintu bikwiriye. Iyo mugenzi wawe aguye uko twigishwa nuko batwigishije, ntago ari ngombwa ngo nawe mugenzi wahuye n'ikibazo ngo kizamure. Wese kuki atamusengeye Imana niba ari umuntu bakuranye, akababona mugenzi we ari kujya ku mihanda bari kumuvuga, we yakoze iki? Yahisemo kuza kumusebya. Yego. Gusa ikindi kintu nagayaho Claude, ntago we yari guhita yisobanura. Kiriya kintu yakoze cyo guhita ajya mu cyaro agahita ajya kugaragaza ababyeyi be, ntago biriya yari kubikora. Usomye n'ibitekerezo n'amakomenti wumva abantu ntago turi kubyemera. Turi kuvuga ngo ni imitwe Claude yadukinye n'iki, ariko buriya Claude nje nk'igitekerezo cyanjye numva yari gufata uriya mugabo wamuvuze ngo yaribye ngo ni kazunyure, yari kumufata kuko niba Claude ari umunyakuri, agafata uriya mugabo, agafata n'abandi banyamakuru cyangwa akabareka bakigirayo, bo bakagenda bakibariza abaturage bakikorera inkuru ya nyayo. Iriya nkuru ntago Claude yari kuyikora. Kuriya twabyita ni ukwidefanda. Ntago yari kubikora. We yari gutuza abacanye uwo muriro, akaba aribo bazawuzimya cyangwa bagakomeza kuwatsa. Yego. So Claude gufata time ye akajya hariya mu cyaro kureba uyo nguyo bita ngo ni papa we,
ntabwo byari bikwiye. ntabwo byari bikwiriye, yari kubireka n'ubundi kubera ko we afite ukuri kwe. Kubera ko afite ukuri kwe yuko ababyeyi be bapfuye, uwamureze ahari, sori kandi ambabarire, ntabwo ari ukumushinyagurira, turi kuvuga ibyavuzwe, yihangane, bibaho muri ubu buzima. We yari kubareka kubera wazi ukuri kwe aguhagazeho, we akabareka noneho bakazigiraho bagakorwa n'isoni bagezeyo. We rero ntabwo yari guhita afata iya mbere ngo ajye kubitwereka, yari kubyihorera, ababivumbuye nyine bagakomeza bakabicukumbura, byaba atari byo bagakorwa n'isoni bagezeyo. Ariko buriya ntabwo twemera ko ari byo, kandi mu butabyemera nanjye ndimo. None ndi bubyemere gute? Kuki yagiyeyo? Kuki atajyanye n'uriya mupasiteri ngo bajyane bageraneyo? Ese kuki yakoresheje bari abasaza babiri? Kuki atarebye n'abaturanyi ngo ababaze nabo baduha ubuhamya? Urebye usomye no mu makomenti bamwe hari abanditse ati ni abasaza yambitse amakote ye, ni ibintu yafinze ashyira aho ngaho. Urumva ntago mbizi, ariko nge ku gitekerezo cyanjye ntago Claude yari kujyayo. Yego. Inyuma y'ibi byose kuntu byabaye, kuri nawe twagereranye ikiganiro ejo, agira icyo abivugaho, bikagera n'ahantu nuko atashatse kubishyira ku mugaragaro, ariko harimo ibiri kuvugwa nuko Claude amaze gutanga ikirego n'ibiki byose. Nje numvaga twafata abantu bose ku murongo ukabagirira inama. Inama nagira, iya mbere nagira Claude kubera ari we watanze ikirego, ntago byari bikwiriye. Yari kubyora kuko ntago, none se ibyabaye byose nawe hari ibyo yagiye abonekamo avuga ku bandi. Ntago buri kintu cyose wumvishije wakwihuta ngo ngiye kuri RIB, none se wiyavuze abandi ko batajyayo. Ntago ari ngo ngiye numva gatare akombye kujyayo, ahubwo yari gusobanurira abamukurikira akavuga ati ibi bintu ntago ari byo, abavuga akabareka bakavuga, bagiraho bagaceceka. Nkeka rero mu myaka Claude afite, urabona ni umupapa ukuze wiyubashye. Ntago byari bikwiriye ko ibi bintu yabyinjiramo. Claude niba ari umukozi w'Imana koko, niba ari umupasiteri, kuko urusengero rwe sindarwinjiramo, ariko niba ari umukozi w'Imana nk'uko abitubwira, niba ari umupasiteri koko, yakabaye abwira abantu ko barimbutse, yakabaye abwira abantu ati mukizwe, ubwami bw'Imana buri hafi. Nyine twebwe tushaka kumubona muri cya kintu nyine kimuvugwaho. Niba ari pasiteri dushaka kumubona nyine mu bupasiteri, niba ari umuvugabutumwa koro tubabarire tukubone mu buvugabutumwa, utubwirize ijambo ry'Imana, utubwire uko Imana igikora ibitangaza. Ubundi nicyo Claude ngewe ku bwanjye nkanjye Joseline numva Claude namusaba ngo nka pasiteri nareke tumubone mu bupasiteri, nareke tumubona abwiriza. Ibi bintu by'amatiku nabireke, yibera umukozi w'Imana. Yego. Undi ndajya no kuri mama Sharirene, nawe nuko numva namubona akunda gukora ibiganiro byiza, abwira abagore mwihangane. Nawe numva ari icyo kintu ku cyifuzo cyanjye. Mama Sharirene numva ari uko nakubona ujya kuri kamera ukigisha ijambo ry'Imana, ukabwira abagore kuntu Imana itabara nk'uko yagutabaye, kuko urumva mama Sharirene ni umugore ufite ubuhamya. Bagiti umugore wareze abana 5 muri uyu mujyi, abishyurira ishuri, abamenyera buri kimwe, muri make n'umugore ushoboye. Najya kuri kamera rero abwira abandi bagore Imana yamushoboje gukora ibyo ngibyo, ave mu matiku. Yego. Kuri Ezekiel, nawe ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa. Nawe ntago ari byiza ko ibyo bintu twabimubonamo. Hari indirimbo ajya akunda gutangiza ku kiganiro cye, ntago nibuka kunavuga, ariko Ezekiel iriya ndirimbo ayiririmbye nge ndafashwa. Afite indirimbo nziza nk'umuntu w'umukozi w'Imana. Ni uvuga ngo twebwe ntidushaka ko bongera kugaragara kuri kamera batongana, nibagaragare kuri kamera batubwira Imana, nibagaragare kuri kamera bigisha iby'Imana nk'abakozi b'Imana. Nka Ezekiel urebye ubuhamya bwe bwaho yavuye, haracyari kare kandi Ezekiel ntago aragera kure.
ntago aragera ku rwego ruri hejuru sibyo ntago yakabaye yinjira muri ibi bintu nakomeza avuga uko Imana yavugaga na mbere akomeza ahanure nk'uko yahanuraga ibi ngiye ndumva nababwira ngo nimuhure musabane imbabazi nimurangiza ahubwo muvuga ati dukora umurimo w'Imana kuko ntago ijambo ry'Imana riravuga ngo nta muntu wayoba inzira ubutazayigarukamo kandi naho umukiranutsi yagwa yabyuka nibongere niba hari aho batambikiriye nta muntu yoba inzira ubutazayigarukamo nibongere bagaruke batubwire Imana ya shusho twababonagamo niyo aba ariyo tubabonamo yego okay undi undi ni Juste we aratangaje Juste agira gutya agacana umuriro agaca ku ruhande akawuzimya niba navuga ngo Juste afite mwuka wera burya mwuka wera nyine atari bya bindi byo gutitira hari umwuka wera ngo ugutinyisha gukora icyaha cyangwa ngo wakora icyaha ngo ukagucira urubanza umutima ukagukoma ngati ari ahantu wakojeje Juste rero niba ari umwuka wera afite niba ari uburyaryo sinapfa kubona aho mushyira gusa urumva Juste ageze gutya yakije umuriro aranivovose cyane yagiye kuri kamera aramutse ati rwose Reyira ndimbwa ubibone mu kanya ati Reyira burya ndanakwemera rwose umbabarire Claude avuga ku bantu ariko we bamuvuga akarakara urumva Juste ryagoba yarihise arivamo na Reyira rimukuyemo Juste ntago akiri mwigobe ubwo rero Juste ntago nza hano ndi kumubona reba Juste kuri bya bindi bya Mutesi ntago reka mbigarukeho gusa ntago ari byo ngambiriye yagize gutya rawucana hashize iminsi abagiye kwa Mutesi ajya kwisabira imbabazi ati rwose Mutesi umbabarire buriya rero bakunze banjye namwe mugira ikintu mwandika kuri Juste niba Juste afite niba ari umwuka wera sindabimenya gusa sinzi niba ari wa mwuka wera umutinyisha gukora icyo akavuga ati Juste hano hantu urakosheje garukiraho simbizi gusa Juste we mbuzano napfa kumukira gusa ari hagati na hagati yego okay ngo we bamukuye muri ya ryagobe we ntagakiririmo kuko ikiganiro nakibonye ryagobe yarivuyemo bitewe nyine nako kantu yakoze urumva Juste ni umuhatari gusa nta mutima mubi agahunga aracana agahita asukamo amazi wafite ukuntu yizimiriza uwe w'abandi ugakomeza waka gusa Juste nta mutima mubi iyo urebye ubona nta mutima mubi agira yego ubona Juste nta mutima mubi nyine ni ubanza ni Satani yabasabye nibongere basubire ku gicaniro basubire ku gicaniro batubwira Imana bongere batubwira Imana bongere bavuga ubutumwa bakora ibiterane babwira abantu bakizwe bave mu byanjye numva abakozi b'Imana ariyo shusho nakabaye nifuza kubabonamo urabona nka Claude reka mwibandaho kuko niwe mukuru muri bo urwego Claude agezemo ni umupapa ukuze ageze muri rwa rwego yajya gusabira umusore sibyo ageze mu rwego yahagararira umukobwa mu kirori ageze muri rwa rwego yakabaye agira abantu inama ageze muri rwa rwego ashobora kuza wenda bashwanye n'umugaka kugira inama ati bigende gutya urwo rwego ni rwo Claude yabageze bitewe nuko niwe mukuru niwe wakabaye wicara akabagira inama rero ngewe mu cyifuzo cyanjye ntago nakwifuza ko Claude namubona mw'ibi bintu rwose pe numva yakabaye umuntu w'umupapa w'umukozi w'Imana ugira abantu inama yego nuko numva Claude namubona na mama Sharirene muri make numva ariko bose nababona yego undi yewe nawe ubanza nabazengurutse urumva Karosi namugezeho Karosi nakurikiye ubuhamya bwe nawe yari yarazahaye ukuntu yaciye mu bikomeye Imana ikamutabara ntago yakabaye ahagarara kuri kamera n'ukuri ngo ajye gutuka umuntu w'umubyeyi erega reka mubwire bagiti nubwo wenda mama Sharirene yacitswe wenda akaba yavuga ririya jambo ariko umuntu w'umubyeyi utwita umuntu amezi 9 yubahwe
ni ukuri yubahwe pe ntago byakabaye bizamuka bigere muri rwa rwego bitanye imbwakazi igobeho njye numva bitari bikwiriye. Hari uwundi muntu nshaka kugarukaho, umuntu bita Bosco Empire ukunda gukora ibiganiro, nawe reka munenge wenda munenga bihambaye. Hari ikiganiro yakoze ari kuvuga ngo Reyira ngo yitwaga aya mazina naya ngo nuwahanaha bagiti twese amazina abantu benshi amazina ababyeyi batwise mu gihe cyo gufatiranga muntu hari gihe twagiye tuyahindura kuko bitewe n'imyumvire y'abakera. None se nk'ubu hari abitwaga Barayagira, Babarajiginwa, sibyo? Wewe wajya gufatiranga muntu ukavuga atari iri zina ugahita wishyirira hirya. Ibyo rero ntago Bosco nawe kubizamura ngo avuge ngo Reyira ngo warinda yanga ikorera desa hoya. Uriya nawe namugaye ndetse cyane. Buriya ntago ari ubunyamwuga, ntago ari ubunyamwuga, ntago ari ngombwa ngo winjurire umuntu ngo uvuge ngo ku mateka ngo hoya, ntago ari byiza. Buriya ntago ari ubunyamwuga. Ikindi yavuze kuri Jennifer, yaravuze ngo Jennifer ngo ni umugore nguraho ngo nyina yabaye indaya, ngo nayo yabaye indaya. Ntago biriya nabyo ntago biriya ari ubunyamwuga. Niyongere nawe ibiganiro yahaga abantu bitange ariko abo umunyamwuga. Gukora ikiganiro si ugusebanya, kandi kuba umuntu yahindura izina nta birenze birimo, nta birenze. None se tujya gufata amaranga muntu, hari igihe wavugaga ati iyi myaka reka niyongerereho imyaka 2, hari n'abayikuragaho. Icyo ntago ari igitangaza rero kuba yari gusebya Reyira kuriya nawe yakosheje avuge ngo Reyira ngo kurinda ngo yakoreraga desa hoya, ntago ari byiza. Nawe ahari yumve ko namugaye, ntago ari umunyamwuga. Agerageze ajya atanga amakuru ariko ari mu bunyamwuga nyine, areke gusebanya. Yego, twageze kuri Reyira noneho. Reyira rero umwamikazi wacu umwamikazi wacu kubona icyo muvugaho biragoye. Gusa uko mbona Reyira navuga ngo agira ifuhe. Ntago yumva ko hari umuntu wavuga nabi umugore. Reyira ntago yumva ko muri we uko nyine ibiganiro akora, ntago yumva ko hari umuntu watesha agaciro igitsina gore. Kandi koko nibyo nanjye hari ukuntu nshobora mu ruhande rumwe nshobora kwiyumva nka Reyira. Yego, kumva rero umugore mugenzi we bari kumutuka, bari kumutesha agaciro, bagiti azi ko yareze abana 5 muri uyu mugirega cyangwa no muri uru Rwanda n'ahandi hari umugabo utabasha kurera abana 5. Kumva rero ngo umugore yareze abana 5 abarihira amashuri, barakuze, Sharirene yamukoreye anniversaire, ni ikintu cy'ubutsinzi. Ni umugore witeje imbere. Ni umugore utarukwiriwe kwandagazwa kuko yakoze ikintu kiremereye, ndetse n'abagore babishobora ni bake bagiti. Abandi bagore barabajugunya bitewe n'ubushobozi, ariko we yarashikamye hamwe no gusenga. Numva rero impamvu Reyira yazamuye biriya bintu muri make. Ntago Reyira ntago abashaka umuntu usuzugura igitsina gore. Duhereye no ku bya Mutesi, urabona ko bya Mutesi yabyinjiyemo nabyo byateye ikibazo. Bivuga ngo Reyira we muri caractères yumva ko nta muntu ugomba gusuzugura igitsina gore aho kiva kikagera. Kandi nanjye nabishyigikira. Wenda abagore natwe turashoboye bagiti, turashoboye natwe, ni ukuri turashoboye. Kuko ubona muri iyi minsi abagore nabo biteje imbere. Hari imirimo umugore akora bikagutungura. Nese ubu kera hari umugore wagiraga wapfaga gutwara amakwasiteri, hari umugore watwaraga indege. Rero Reyira n'urwo rwego bifatamo, we nuvuga ngo abagore agomba kubavuganira. Wipfobya igitsina gore kuko kirashoboye. Niba uri umugore wabashije kurera abana 5 muri Kigali, ukabakuza ukabarihira amashuri, bagusuzugura gute? N'urwo rwego rero mbona Reyira yabikozemo. Ni ifuhe ryo kwanga ko bavuga abagore nabi, ariko nta bundi bugome mbona Reyira yabikozemo. Kandi n'undi wese yabikora, n'undi mugore wese yabikora. Nanjye mfite ubushobozi nabikora. Yego. Okay. Sasa muri ibi bintu byose byabayeho, ibi byose
benshi muri aba ngabo cyangwa hafi ya bose baba bari muri gospel, abandi ni abapasiteri, abandi bavuga ngo ni abakirisitu. njyewe nkaba ndimo kwibaza kubera iki buri munsi ababita ngo ni abakozi b'Imana bagira amatiku cyane, yego barashotorana cyane, bavugana nabi. Kubera iki? Ndimo kwibaza kubera iki. bagiti njyewe ukuntu mbibona, ishyari ryatangiriye mu ijuru. ryatangiriye mu ijuru, byose mbibonamo nk'aho ari ishyari. mpamvu mvuga ngo ishyari ryatangiriye mu ijuru, na hano bigomba kuba mu isi. byatangiye nyine Satani agirira ishyari Imana, yumva agomba kureshya n'Imana, nawe iby'Imana ikora Satani yabikora. Imana ibona ko ibyo bintu bitashoboka, ifata Satani yijugunya mu isi. rero numva impamvu aba bakozi b'Imana ni ishyari, nta kindi kintu mbibonamo. ni rya shyari nyine riba mu bakozi b'Imana ritajya rishira, yazamutse, yandenzeho, yamenyekanye. njye nuko nabifata. kandi none se nyine Satani yabategerahe? ni ishyari nyine, nicyo Satani agomba kubategeramo. njye mbona ari ishyari ribitera. yego okay. Gospel ntabwo ubona ko mu minsi iri imbere gospel izabura abantu? yego izabura abantu, cyangwa nta muntu uzajya ujya muri aya madini y'abakristo? oya, nta nubwo tuzongera no kubizera. kuko abantu bose barimo kubona ko abantu twizeraga nibo bari gushotorana, nibo bari guterana amagambo, nibo bari mu matiku ya buri munsi atajya arangira. mu myaka iri imbere njyewe ukuntu ndimo kubibona, sinzi nawe uraza kumbwira ukuntu ubibona, abantu bazajya batinya no kujya mu nsengero. yego kuko ubu biragoye ko ubu Ezekiyeli yanze imbere akambwiriza. kuko ubu ishusho namubonagamo yarimutse, ntayo nkiri kumubonamo. biragoye ko Korode yambwiriza, kuko ishusho namubonagamo nyine urumva abakozi b'Imana ishusho njye nababonagamo ntayo bagifite, sibyo? ubwo rero urumva nibakomeza gutya turangirika pe, turi kwangirika mu mutwe, kuko twe twifuza kubabona aho bakabaye babarizwa. naho ni abakozi b'Imana nibakorera Imana. nk'urugero, ejo bundi narebye ikiganiro cya Mutesi. reba aba bakozi b'Imana bari mu matiku, ariko narebye ikiganiro cya Mutesi bamusutseho amavuta. bibereye mu matiku, Mutesi wari gusukwaho amavuta, we ari kuvuga ati icyo nshaka ni ugukorera Imana. narebye ikiganiro kiri kuvuga ati ngewe aya mavuta bansutseho ni umukozi w'Imana waturutse hanze, yambwiye ngo nongere nkorere Imana, nongere ibihe byo gusenga. ibyo ngibyo nibyo tubashakamo, bave kuri etape bajya ku yindi. Imana ibazamure, bagende bazamuka, babwiriza abantu ubutumwa. kuko ubu biragoye cyane ko n'umwana wanjye nshobora kumubwira ngo ujya gusengera kwa kanaka, ntabwo byakunda, kuko ntacyo ari bumubwirize. yego birakomeye mu myaka iri imbere, sinzi. nimba urimo kuvuga ngo biragoye kumva Claudia yagusengera, Ezekiyeli, ibiki byose, ukaba umaze kubifata gutyo, nta bantu benshi urumva twatangiye kubatinya, twatangiye kugira ubwoba. turi kuvuga ese nkatwe turebye Imana bari gukorera ni iyihe? turi kuyibura, ntabwo turi kubona Imana. bivuga ngo Imana bakoreraga mbere turi kubona atariyo bakiri gukorera. nibongere bagaruke mu mwanya, kuko bibaho ko nta muntu, ntago barageraho Satani atarase imyambi, ariko nibongere bagaruke muri ya sura twababonagamo nk'abakozi b'Imana. yego urebeye kure, ibi bintu birakomeye cyane kandi bimaze guteza ikibazo mu igihugu cyacu. aho na RIB yahagurutse iravuga ngo abangaba bitirira ngo ni abakozi b'Imana, ibyo bari gukora tuzajya tubikurikirana hafi, abazafatwa amakosa tuzabafunga. urumva ko ni ibintu biba bikomeye cyane. ukunda gusesengura kandi ukajya muri ibi bintu by'aba bakristo.
ni iyihe nama wabagira bose abakristo bose abari guterana aya matiku yose mu social medias in general bose ukababwiriramo kugira ngo njyewe inama nabagira ni bongere bagaruke ku murongo, bongere basenga Imana, bakoresha ibiterane, bajye mu ntara, bajye ahantu hose za Nyabugogo, ahantu hose nyine bongere bakoresha ibiterane, bavuga ubutumwa nk'uko babuvugaga, sibyo basengere ubuse ni bande bari gusengera igihugu cy'u Rwanda, bari mu matiku, sibyo nibongere bagaruke bongere basengera igihugu, nyine nibagaruke mu ishusho twababonagamo, nibave mu matiku, binjire mu bintu byo gusenga, uko twabonaga nk'abapasiteri tubabone nk'abapasiteri, abavuga butumwa tubabone nk'abavuga butumwa, abahanuzi twongere tubabone nk'abahanuzi. Ubu biragoye ko nk'urugero nka Ezekiyeli ni umuhanuzi, ariko biragoye ko ubu yampanurira, ntabwo napfa kubyumva, sibyo ni ibintu bigoye cyane. Muri make nibongere bagaruke, nibongere bagaruke bakorera Imana, ntibishimire ku kibi kibaye kuri mugenzi wabo, bagitire kangaru. Umukozi w'Imana bita Bowazi, iriya couple ngiye narayikunze, kuko iyo batanga ubuhamya uba wumva koko Bowazi yasenze Imana, urumva Bowazi agira ikibazo, ariko narebye kuntu aba bakozi b'Imana bahise batsa umuriro, abandi ngo Imana yari yarabivuze, abandi ngo Bowazi si umukristo, abandi ngo yari umusambanyi, urumva bahise batoroga mu mutwe, duhita twumva ko Bowazi atari umukozi w'Imana, ariko biza kuntungura Bowazi afunguwe. Ese buriya kiriya kintu ntago cyakabaye cyarabahaye isomo ryo guceceka, ahubwo bakihana bakareka guca imanza? Ubundi nitwe twakabaye duca imanza, ariko umukozi w'Imana ashyigikira undi, akamushyigikira. Buriya bari kujya wenda ku itangazamakuru bavuga ati ni ukuri byatubabaje, umukozi w'Imana mugenzi wacu yahuye n'ikibazo, ariko turakomeza gusenga, ariko bahise bishimira cyane ibyamubayeho. Ntago rero iriya shusho ntago ari nziza. Nge numva ahubwo aho abakozi b'Imana bajye batabarana, uguye mu cyaha bamusengere, kuko nta gutagwa mu cyaha, ugize ikosa bamugarure. Nge nuko mbyumva, bajye batabarana, bareke gusebanya no gushitingana, biriya bintu ntago ari byiza. Yego birakomeye mu by'ukuri, kandi urakoze cyane mu nama zawe nziza cyane. Wagerageje kugira bano bantu bose bo muri gospel, Mwuka Wera bibafashemo n'ukuri, Imana bibafashemo kweri kabisa, bigabanuke n'ukuri. Nibadufashe ibi bintu babihagarike, twongere kubabona bavuga Imana, n'ukuri. Ndakeka niko twifuza kubabona. Niba ari abaguye nibabyuke, nyine aho bakoze amakosa nibahakosore, twongere kubizera, basi bwa rimwe nibongere kuduha icyizere, tubizere pe. Yego nice, urakoze cyane. Joseline niwe turi kumwe hano kuri kamera za Big Town TV. Ku batamuzi cyane, akina n'amafilime atandukanye. Banza utwibwire neza kuri aba bantu batakumenye, kugira ngo bakumenye, na next time tuzajya tugaruka hano dukora ibiganiro byinshi bitandukanye, kugira ngo bazajye bamenya noneho Joseline kumbe n'uyu nguyu. Yego nabivuze, amazina nyine ntarahinduka. Ni Umuhoza Joseline, nkina amafilime nyarwanda, hamwe nkina muri My Wife, no mu Ishyari, n'izindi ntibuka. Yego wadukurikirana kuri My Wife, ica kuri The Same Bread. Yego ese niki cyaguteye kujya mu mafilime Joseline? Ndabikunda. Yego ndabikunda, numva mbikunda. Iyo ndi gukina filime nge mba numva biranezeza cyane. Yego nice cyane. Hari izawe se uteganya gukora vuba? Ubu ntago ndabiteganya, ariko bizaza, ariko ubu ngubu ntago ndabiteganya. Yego ariko bizaza. Bizaza, ariko ubu ngubu ntago ndavuga ngo nakora izanjye, nakwandika. Ntago ndabiteganya, kuko mba mfite akazi,
mboneka umwanya muto njya gukina njya mu kazi urumva ntabwo byahita biza nonaha. Okay. Ubu ngubu uhuye na Claude wamubwira iki? Mpuye na Claude ubu ngubu namubwira ngo mugarukiraho wongere usubire kuba umukozi w'Imana, wongere kuba pasiteri, usubirana ya titire yawe ya pasiteri. Ubu mpuye na Claude namubwira ngo garukiraho uba umukozi w'Imana, wongere usubirane titire yo kuba pasiteri, ube pasiteri Claude umukozi w'Imana. Yego. Uhuye na Laila wamubwira iki? Mpuye na Laila namubwira ngo courage komeza uvuganira abagore. Niko nahita mubwira. Nabwiye nti courage komeza udushyigikire utuzamure. Yego. Kuba biri kuvugwa no hanze ko Claude yareze Laila kandi urimo gushyigikira Laila, n'iki wabivugaho? Urumva rero buriya RIB ni abanyabwenge kandi leta ni umubyeyi. Uko biri RIB nayo izareba irebe koko niba icyo kirego gikwiriye, irebe aho byatangiriye. Nge ndumva nta kibazo mfite kuko RIB ni inararibonye, barize babifitemo ubunararibonye. Nge numva rero batazamufunga, nese ko ari kutuvuganira kuyo badakomeza kudusuzugura. Kandi koko nibamureke. Yego. Okay. Thank you so much. Urakoze cyane kuba uri kumwe natwe no kudusangiza ibitekerezo byiza. Sinzi nimba ari ikindi cyakongeraho imbere yuko dusoza iki kiganiro. Nibyo abakunzi banjye tuzasubira kandi ndabakunda, nongere kubabwira ngo tugerageze duhaba abakozi b'Imana amahirwe ya nyuma. Reka tubaha amahirwe ya nyuma, nabo nyine batwereke ko bahindutse, nabo bahinduke, twongere kubafata nk'abakozi b'Imana. Nge numva ari cyo kintu nababwira, abashoboye gusenga kandi tujye tubasengera kuko urumva abakozi b'Imana Satani arabarwanya. Abantu basenga mujye musengera abakozi b'Imana, nyaboneka babishoboye mujye mubasengera, nyine Imana umwuka wera batinyishe gukora icyaha bahore hafi. Yego murakoze. Thank you so much. Ingini Big Town TV, my name is Bakti. Mike behind the camera na Joseline nawe yarakoze cyane kudusangiza ibitekerezo byiza no kubagira inama abangabo bari muri gospel kuko ibiri kubaho muri iyi minsi ni hatari, mu byukuri ni hatari cyane. Yeah, so namwe murimo kurikirana Big Town TV murakoze cyane. Icyo mbibutsa no gukanda subscribe kuba tarayikandaho maze mugakomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Gahunda zo cyakomeza ni kwa kundi. Until next time, ciao ciao, bye bye, hasta la vista.